Reba mu kiganza cyawe. Ese urabona imirongo yo mu kiganza cyawe ifite ahantu ihurira ku buryo ushobora kwandikamo inyuguti ya M? Cyangwa wigeze ubona umuntu akureba mu kiganza akakubwira ati wowe ufite inyuguti ya M mu kiganza? Ibyo bivuze ko uri umuntu udasanzwe. Hari abantu benshi ku isi bemera ko umuntu ufite iyi nyuguti mu kiganza aba afite imico n'ubuyobozi n'ubushobozi budasanzwe. Ese wigeze wireba mu kiganza? Reba mu kiganza cyawe. Reba niba aho iyo mirongo iri mu kiganza mo imbere ifite ahantu ihurira ku buryo ushobora kwandikamo inyuguti ya M. Cyangwa se wigeze ubona umuntu mukuru akureba mu kiganza akakubwira ati ufite inyuguti ya M mu kiganza? Ibyo bivuze ko uri umuntu udasanzwe. Hari abantu benshi ku isi bemera ko umuntu ufite iyi nyuguti ya M mu kiganza aba afite imico n'ubushobozi bitandukanye n'abandi. Bamwe bavuga ko aba afite ubwenge budasanzwe, abandi bakavuga ko aba azi gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Hari n'abemera ko abantu bafite inyuguti ya M mu kiganza baba bafite amahirwe mu bukungu, mu rukundo, mu mibereho no mu buyobozi no mu bindi bintu bitandukanye. Hari n'abavuga ko abantu nk'aba bashobora kuba abayobozi beza, bakagira ubushobozi bwo kuyobora abandi no gufata ibyemezo byiza. Ariko se ibi byose bishingiye ku ki? Ese koko inyuguti ya M iri mu kiganza ishobora kuba ikimenyetso cy'umuntu wihariye? Ese umuntu ufite M mu kiganza aba afite umwihariko mu rukundo, mu butunzi, muri politike, mu buyobozi cyangwa mu bwenge? Cyangwa ni imyemerere y'abantu gusa yagiye ikura uko imyaka yagiye ihita? Uyu munsi tugiye kubiganiraho mu buryo burambuye, kandi turarangiza iyi nkuru wishimye cyane, kuko niba ufite inyuguti ya M uraza gusanga uri umuntu udasanzwe. Reka tubanze turebe inyuguti ya M muri rusange. Turagusaba gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo tujye tubana. Kanda subscribe, ukande like, hanyuma usharinge n'iyi video. Uratwandikira muri comment ni iki wifuza twaza gukoraho ubutaha mu myemerere n'imyizere y'abantu n'ibimenyetso by'umubiri. Reka turebe uko inyuguti ya M iboneka mu kiganza. Iyo urebye mu kiganza cyawe usangamo imirongo itandukanye. Hari umurongo uzenguruka ahagana ku gikumwe uzwi cyane nk'umurongo w'ubuzima. Hari undi murongo unyura hagati mu kiganza ukunze kwitwa umurongo w'ubwenge. Hari n'umurongo uca ahagana hejuru y'ikiganza uzwi nk'umurongo w'umutima. Hari n'indi mirongo ishobora kuboneka mu kiganza bitewe n'umuntu, nk'umurongo witwa fate line, umurongo uvuga ejo hazaza h'umuntu. Mu myemerere y'abapamisitiri, iyi ni imirongo igenda ihura yose, yarangiza ugasanga hari igihe yakoze inyuguti ya M bamwe bafata nk'ikimenyetso cyihariye. Niho bavuga bati uyu muntu ufite M mu kiganza arakomeye, aratandukanye. Ariko ikintu cy'ingenzi tugomba kumenya ni uko inyuguti ya M idasa neza kuri buri muntu. Ku muntu umwe ishobora kugaragara neza cyane, ku wundi ishobora kuba isa na M ariko ituzuye neza. Ku wundi ushobora kuyibona gusa iyo ukuboko gufunguye neza cyangwa iyo urebye imirongo imwe n'imwe. Kandi rimwe na rimwe abantu bashobora kubona ishusho ya M mu mirongo isanzwe y'ikiganza kubera uburyo ubwonko bwabo bukunda gushakisha amashusho n'ibimenyetso n'ibindi bintu bitazwi kandi bidasanzwe. Ariko noneho reka tujye mu buryo abantu bemera kuri iyi nyuguti. Abantu bafite M cyangwa M bemera ko baba bafite ubwenge budasanzwe. Kimwe mu bintu bikunze kuvugwa cyane ni uko umuntu ufite inyuguti ya M mu kiganza ngo aba afite ubwenge n'ubushishozi budasanzwe. Abemera palmistry bavuga ko aba ari umuntu ushobora kureba ibibazo akabimenya vuba. Ngo ni umuntu udakunda kwemera ibintu byose uko abibonye. Aba ashaka kubanza gutekereza, aba ashaka kumenya impamvu. Aba ashobora kwitegereza umuntu akamenya imyitwarire ye, akamenya ko hari ikintu kitagenda neza nubwo uwo muntu yaba atakivuze. Niyo mpamvu hari abavuga ko umuntu ufite M aba afite ibyo bita intuition cyangwa ubushishozi bwo mu mutima. Reka turebe inyuguti ya M mu kiganza no kumenya cyangwa kuvumbura ikinyoma. Benshi bavuga ko umuntu ufite inyuguti ya M mu kiganza aba afite ubushobozi bwo kumva ko umuntu amubeshya. Bavuga ko umuntu nk'uyu adapfa gushukwa byoroshye. Iyo umuntu amubeshye ngo hari ikintu imbere muri we gihita kimubwira ko hari ibitagenda neza. Niyo mpamvu bamwe bavuga ko abantu bafite M badakunda gukinishwa. Iyo wababeshye rimwe bashobora kutazongera kukwizera iteka ryose. Ibi nibyo rero
bituma bamwe babafata nk'abantu bafite ubushishozi bukomeye. Ariko ikibazo nakubaza, warebye mu kiganza cyawe? Rambura icy'iburyo cyangwa icy'ibumoso, hanyuma wandike muri comment uti harimo M, cyangwa uvuga uti nayibonye. Niba uri umunyabwenge koko urabizi ko ufite M, reba neza wandike muri comment uti harimo M. M nayibonye mu kiganza. Reka noneho turebe M mu kiganza n'ubutunzi. Niki bivugwa ku bantu bafite M mu kiganza ku byerekeranye n'ubutunzi? Amafaranga. Hari imyemerere ivuga ko abantu bafite M mu kiganza bashobora kugira amahirwe mu bijyanye n'ubutunzi. Bamwe bavuga ko aba bantu ari abantu bafite ubushobozi bwo kubona amahirwe abandi batabona. Iyo abonye igitekerezo cy'ubucuruzi ngo ashobora kukibyaza umusaruro. Iyo abonye amahirwe yo gushora imari ngo aba ashobora gutekereza vuba. Kandi hari n'abavuga ko aba bantu bafite inyuguti ya M mu kiganza baba badakunda gukomeza kuba mu bukene igihe kirekire kubera ko baba bafite ubushobozi bwo gushaka ibisubizo. Ariko ibi nabyo ni imyemerere y'abapamisuri. Reka turebe ku byerekeranye n'ubuyobozi. Hari ikindi kintu gishimishije cyane, ubuyobozi ku muntu ufite inyuguti ya M mu kiganza. Abemera bemera ko M ifite ubusobanuro buvuga ko umuntu ufite iyi shusho ashobora kugira imico y'ubuyobozi. Bavuga ko aba adakunda gukurikira abandi gusa, abashaka kumenya impamvu ibintu bikorwa n'impamvu bibaho, ngo abashaka kandi kugira igitekerezo cye bwite no kukigeza ku bandi. Kandi ngo iyo afashe icyemezo bishobora kumugora guhindura ibyo yemera niba atabonye impamvu ikomeye. Niyo mpamvu bamwe bavuga ko aba bantu bafite inyuguti ya M bashobora kuba abayobozi beza mu miryango, mu kazi, mu mishinga cyangwa muri politiki. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, mugomba kwitondera inyuguti ya M. Kuba umuyobozi mwiza ubundi ntabwo bigenwa n'umurongo uri mu kiganza. Ibyo ugomba kubimenya yuko ubuyobozi bwiza busaba ubushishozi bwo kumva abantu, gufata inshingano, gutekereza, kuvugana n'abandi, kwihangana no gufata ibyemezo bifite ishingiro. Inyuguti ya M mu kiganza n'abantu bakunda politiki. Aha niho ibintu bikomereye cyane. Mu myemerere y'abapamisuri, abantu bafite M bafatwa nk'abantu bashobora gukunda ibintu bijyanye n'ubuyobozi, ububasha n'imiyoborere. Bamwe bavuga ko baba badatinya kuvuga ibitekerezo byabo, baba bashobora kujya impaka, baba bashobora kumenya uko sosiyete ikora. Kandi ngo iyo bafite ibitekerezo bashobora kubibwira abandi kandi bakarwana n'uko byumvikana. Niyo mpamvu hari abashobora kubihuza na politike. Ariko ibi ntibivuga ko umuntu ufite M agomba kuba umunyapolitiki. Ntabwo bivuze ko perezida cyangwa minisitiri cyangwa umuyobozi runaka bafite M. Ibyo ni ibisobanuro by'imyemerere, ariko abantu bafite M bivuga ko ari abantu badasanzwe. Reka turebe ibyerekeranye n'urukundo. Noneho reka tujye mu kintu abantu benshi baba bashaka kumenya, urukundo. Ese ufite M mu kiganza aba ameze ate mu rukundo? Abemereye imyemerere bavuga ko umuntu ufite M aba ashobora kuba umuntu ukunda cyane, ariko akaba atemera gukinishwa. Ngo arakunda bishoboka, ariko wamukinisha mwakwicana. Ngo aba ashobora gukunda umuntu byimbitse, ariko iyo amenye ko uwo akunda atamubwiza ukuri, ngo biramugora cyane kumwizera. Bamwe bavuga ko aba ashaka umubano ufite intego. Ntabwo aba ashaka gukundwa umunsi umwe gusa no kwibagirana ejo. Aba ashaka umuntu wizerwa, aba ashaka ngo umuntu umuvugisha kandi akamubwiza ukuri bishoboka. Aba ashaka kandi kugirana umubano ufite cyangwa ushingiye ku cyizere. Kandi hari n'abavuga ko abantu bafite M bashobora kuba abantu bafite amarangamutima akomeye, nubwo rimwe na rimwe badashaka kuyagaragaza. Ngo ariko nanone ibi bisobanuro by'imyemerere yabo bivuga ko ngo baba bari serious cyane mu rukundo. Rero ngo baba bari serious, nta gukina. Ese ahangaha tugeze wakoze subscribe? Niba ari ubwa mbere ugeze ku channel ukaba utarakanda kuri subscribe, reba niba bicyanditse hasi uyikandeho, wongere ukande ku nzogera. Niba dushyiraho video uzajya uhita uyibona. Andika muri comment niba koko ibyo turi kuvuga bihura n'ibyawe. Niba ufite inyuguti ya M, andika uti birahura cyane, cyangwa ushyiremo agakumwe kerekana yuko wabikunze ubyemera, cyangwa ushyiremo umutima birahagije. Wandika muri comment icyo wifuza twaza gusobanurira ubutaha. M mu kiganza n'uburumbuke. Hari ibindi bintu bivugwa kuri M, harimo no kuyihuza n'uburumbuke cyangwa ubushobozi mu byo kubyara. Ariko aha niho tugomba kuba maso cyane. Kuba umuntu afite imirongo M mu kiganza byahita bituma azabyara cyangwa azabura urubyaro. Ubundi uburumbuke bugenwa n'ibintu byinshi birebana n'imikorere y'umubiri n'ubuzima bw'imyororokere. Ntabwo wenda uriya murongo wahita ukemura icyo kibazo. Niyo mpamvu iyo umuntu akubwiye ati ufite M uzabyara abana benshi, ntugomba guhita ubifata nk'ukuri kwa siyansi.
ni imyemerere gusa, ariko kandi ubushakashatsi mu myemerere bugaragaza ko ibyo bintu babikozeho ubushakashatsi mu byerekeranye n'imyemerere, bakabona ko ufite M gashobora kugira uburumbuke mu rubyaro. None se inyuguti ya M mu kiganza n'imico, umuntu ufite M aba ateye ate? Ngo abantu bafite M rero ngo nabo bakunze kuvugwaho ibintu byinshi nk'abantu bafite imico ikomeye. Bamwe bavuga ko ngo baba ari abantu b'inyangamugayo, abandi bakavuga ko baba ari abantu batihanganira akarengane. Hari n'abavuga ko iyo umuntu ufite M mu kiganza yemeye umuntu ngo amwizera cyane, ariko icyo cyizere iyo cyangiritse kongera kukigarura ngo biragora. Bavuga kandi ko ngo ashobora kuba umuntu wiyemeza, iyo afite intego ashobora kuyikurikira mpaka igihe kirekire, ariko akazashiduka ari uko akazashyirwa yigezeho. Ibi byose bituma abantu bamwe babona M nk'ikimenyetso cy'umuntu ufite karagita cyangwa imyitwarire ikomeye cyane, ariko nanone ntabwo bivuga ko abantu bafite M bose ari abantu beza. Turi hafi gusoza, reka turebe inyuguti ya M mu kiganza n'imibanire n'abandi. Hari abavuga ko abantu bafite inyuguti ya M baba bazi kubana n'abandi, ngo bashobora kumenya umuntu bakwiriye kwiringira n'uwo bakwiye kwitondera. Bashobora kuba abantu bakunda ubucuti bufite ireme kurusha kugira inshuti nyinshi gusa. Ngo bashobora no kuba abantu batinya ubuhemu. Iyo bakunze umuntu baba bashaka ko umubano wabo uba ushingiye ku kuri. Niyo mpamvu bamwe babona abantu bafite inyuguti ya M nk'abantu bashobora kugira uruhare runini mu muryango cyangwa mu itsinda ry'abantu runaka. Kuki abantu bafata M nk'ikimenyetso cy'umuntu udasanzwe? Aha niho ibintu birushirizaho gushimisha cyane. Kuki abantu benshi bumva ko umuntu ufite inyuguti ya M mu kiganza aba ari umuntu wihariye? Impamvu imwe ishobora kuba uburyo ubwonko bw'umuntu bukunda kubona ibisobanuro mu bimenyetso. Iyo tubonye ishusho imeze nk'ikintu tumenyereye, dushobora kuyihuza n'ubundi busobanuro. Kandi iyo abantu benshi batangiye kuvuga ko M ari ikimenyetso cy'amahirwe, ubwenge, ubutunzi cyangwa ubushobozi n'ubuyobozi, ikibazo gikurikiye kandi twenda gusoza, kubera iki M ikomeza gushishikaza abantu? Kuko ikiganza cy'umuntu ni kimwe mu bintu ahora yitwaza. Kandi iyo umuntu abonye ishusho isa n'inyuguti azi biramushimisha. Ni nkaho ikiganza kimubwira ngo hari ikintu kidasanzwe kuri wowe. Icyo gitekerezo ubwacyo kirashimisha. Kandi iyo umuntu yumvishe ko M ihuzwa n'ubwenge, ubutunzi, urukundo, ubuyobozi n'ubushishozi, ashobora gutangira kwireba muri ibyo bisobanuro. Hari ubwo ashobora no kuvuga ati, nibyo rwose, nanjye ndi umuntu utajya wemera ibintu byose, nanjye ndashishoza, nanjye nkunda kuyobora. Ariko ibyo byose ni mu myemerere y'abantu. Reka dusoze, ikintu ukwiye gusigarana ni iki? Niba warigeze kureba ikiganza cyawe ukabona inyuguti ya M irimo, ushobora kuba warigeze wibaza uti, ese ibi bivuze ko ndi umuntu udasanzwe? Yego, ugiye mu myemerere uri umuntu udasanzwe rwose. Ukurikije abapamisi ibyo bemera, uri umuntu udasanzwe, kuko abantu bafata inyuguti ya M nk'inyuguti igaragaza abantu badasanzwe nk'uko twabibonye. Ese wakunze iyi video? Niba ugeze ahangaha rero, reba ikiganza cyawe, fungura intoki, reba uko imirongo yawe ihura. Ese urabona ishusho ya M? Niba uyibona mbwira muri comment uti ndayifite, mfite M. Niba utayibona nabwo wandika uti ko ndeba ntayirimo. Tuzagusobanurira niba hari indi urebamo, cyangwa se tuzavuga no ku bantu badafite M mu kiganza cyabo. Niba hari ikintu ushaka ko tuzagusobanurira, wakwandika muri comment. Wakanze like, wakoze subscribe niba ari ubwa mbere. Njye mbakunda cyane, ndi Amisha Pro. Ciao. Duhura ubutaha muri video zitaha.